Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje gukosora ikizame kiba cyakozwe kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho. Murabizi intego nimwe no gukora rimwe tugahita dutsinda kandi bitatugoye. Ikintu usabwa kujya dukosora ikizame nk'iki, ufata agapapuro, gafata ikaramu, kagenda wandika ibisubizo cyanyacyo. Murabizi ikibazo kiba gifite ibisubizo bine ari byo A, B na C na D, ugahitamo rero igisubizo cyanyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibi nibyo no kwibutsa gukanda subscribe niba utari wayikanda, kugira ikizame gishya dushyizeho, kugira isomo rishya dushyizeho ujye tubibonera ku gihe. Bibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Icyo ukora ni kimwe, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 16 tukagufasha kubona code mu gahe gatoya. Iyo nimero ushobora kwitwandikiraho cyangwa ukanayiduhamagaraho mu gihe ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko. Tuba dufite amasomo yagufasha. Hari abantu biba bitakunda ko baza ngo twigane mu shuri bitewe n'akazi bakora, bitewe n'uko bari kure. Rero uratwandikira kuri iyo nimero tukaguha amasomo, tukajya tukwitaho, tukakwigisha mu gihe gitoya, ukaba nawe wajya mu kizame ugakora rimwe ugatsinda. Ndakeka ko rero wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata ikaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ushobora kuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha, ese utwo turanga cyerekezo tumenyesha iki? Ayiraba ngo igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira. Beka ngo ahegereye umurongo ukomeje. Seka ngo igabanurwa ry'umubare w'isate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Deka ngo A na C ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisubizo cyanyacyo, igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira, ndetse na C ikaba ari igisubizo cyanyacyo, igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Ese hano abona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza rero hano uhitemo igisubizo cyanyacyo, ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisubizo cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cyanyacyo nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? Ese ni ryari? Ayiraba ngo iyo icyapa cyo gutambuka mbere iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. Murabizi hari ahantu haba hari ibyapa biba bikwemerera kuba watambuka mbere bitewe n'aho uri kujya. Bega ngo iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. Murabizi biriya bimenyetso bimurika, aho bimurika bikajya birayobora ibinyabiziga bikoresheje amabara y'ubwoko butatu, ariyo umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisubizo cyanyacyo iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari, cyangwa iyo biriya bimenyetso bimurika byagenewe ibinyabiziga bidakora. D ikaba nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo wavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, wabashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cyanyacyo, B ntabwo ari igisubizo cyanyacyo, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cyanyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisubizo cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko video y'ibimenyetso bimurika namaze kwibakorera iri kuri YouTube channel. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kwa ino YouTube channel, usubiraho cyangwa ukahita unyandikira kuri 078935 16 nkaguha iyo video. Bitwara gahe gatoya, njye mba mpari nkayiguha mu gahe gatoya ukayibona kugira ngo urusheho gukora ibibazo byerekeye ku bimenyetso bimurika nta kikunaniye bitakugoye. Hano ndakeka ko wari umaze guhitamo igisubizo cyanyacyo, ndakeka ko wari umaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu, kirabaza ngo iyo romoro kiziritse ku kinyamitende, velomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabiziga ko ku ruhande, uretse ikinyamitende na velomoteri bidafite umuyobozi, iyo uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bituma itara ry'ikinyabiziga gikurura bitagaragara igihe bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ku buhe buryo?
iravuga ngo itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Beka ngo itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza. Hano rero abantu bakunda kwitiranya ikintu cyitwa romoroki bakacyitiranya n'ikintu bita makuzungu. Hano iyo bavuze ngo romoroki, niba ari ziriya modoka ziba zikuruye ibintu bimeze nk'ibisanduku babyita ibikontineri, kiriya kiba kiri gukururwa bacyita romoroki, naho kiriya kiba kiri gukurura bacyita makuzungu. Nyeke ko mutazongera kubigiraho urujijo. Hano rero urabona biba bigomba kugaragazwa gute? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo inyuguti ya nyayo, ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri ese ni ikihe? Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi ni A, itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kane, kirabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagaruramuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Akagarurarumuri ni iki? Akagaruramuri cyangwa ibikoresho ngarurarumuri ubwabyo akenshi ntabwo byo biba byaka, ariko iyo urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rukubiseho bihita bisa nk'ibyatse bitewe n'uko bisa. Niba ari ibikoresho ngarurarumuri bisa umutuku hagakubitaho urumuri rw'ikinyabiziga cyawe uhita ubona byatse umutuku. Byaba bisa umuhondo ukabona byatse umuhondo, byaba bisa icyatsi ukabona byatse icyatsi, ariko ubwabyo ntibyaka. Habaho n'irangi ngarurarumuri aho rishobora gukoreshwa riri kukwereka wenda inkombe mpimbano z'umuhanda. None hano nicyo wagombaga kumenyamo, ese ibikoresho ngarurarumuri ni iki? Kuko bakunda kubaza ibindi bibazo, bagakunda kugaruramo kariya kajambo ngo ibikoresho ngarurarumuri, utugarurarumuri. Rero ni ngombwa kugira ngo ubimenye. A iravuga ngo santimetero 30, B ngo santimetero 40, C ngo santimetero 50, D ngo santimetero, ikavuga ngo metero imwe na santimetero 55. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza rero hano usubizanye ubwitonzi, igisubizo cya nyacyo ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Iso cy'ukuri hano nta kindi ni B, santimetero 40. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatanu, kirabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kuba bifite amatara ndangaburumbarare. Ibihe bipimo? A iravuga ngo metero 2 na santimetero 10, B ngo metero 2 na santimetero 50, C ngo metero 3, D ngo metero 2. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cya nyacyo ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo mwa bino baduhaye ni ibihe bipimo by'ikinyabiziga kiba kigomba kuba kibifite, kikaba kigomba kuba gifite amatara ndangaburumbarare? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cya nyacyo nta kindi ni A, metero 2 na santimetero 10. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu, kirabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga agenda mu nzira y'icyerekezo kimwe akifuza gukata ibumoso yakora iki? Inzira y'icyerekezo kimwe ni iki? Inzira y'icyerekezo kimwe ni ya nzira iyo wamaze kuyinjiramo uba ugomba gukomeza mpaka uyivuyemo. Akenshi iyo uyivuyemo haba hari icyapa kiburira kiba kiri kukwereka ko noneho wageze mu muhanda ubisikanirwamo. None bakikubaza ngo ni igihe uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze hariya mu nzira y'icyerekezo kimwe ukifuza gukata ibumoso, ese uba wakora iki? A iravuga ngo gutwara yegera umurongo wo hagati mu muhanda yerekeza ibumoso, B ngo gutwara yegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda, C ngo gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda, D ngo gutwarira hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe?
ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, gutwara yigera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Ikibazo cya karindwi kirabaza ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga uva kuri A ugana kuri B, iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? Tegereze neza umuhanda dufite, ufite imirongo yera ibiri ibangikanye, aho umurongo wera udacagaguye uri mu ruhande rw'iburyo naho ucagaguye uri mu ruhande rw'ibumoso. Ese kino kimenyetso kiri mu muhanda kikubwira iki? Aravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuraho arenze umurongo wera ucagaguye. Beka ngo umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuraho arenze imirongo yera. Sega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yemerewe kunyuranaho. Deka ngo abayobozi b'ibinyamitende gusa bemerewe kunyuranaho barenze umurongo wera udacagaguye. Ese hano igisozo cy'ukuri ni umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho arenze umurongo wera udacagaguye. Beka ngo umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho arenze imirongo yera. Ese hano igisozo cy'ukuri ni C cyangwa ni D? Tegereze neza ishusho, mbibutsa ko video nanone y'amashusho yose yo mu gazeti babaza namaze kwibakorera nyishyira kuri YouTube channel. Uyikeneye usubiraho ukareba video yanditseho amashusho abazwa, asigaye ukajya ugira ku bibazo nk'ibi uzi ibisubizo bya nyabyo. Ndi kubategura n'andi masomo ku bipimo, ku matara, isaha n'isaha murahita muyabonera ku gihe. Murabizi nkora ibyo kugira ngo mutsindire ku manota hejuru kandi bitabagoye. Icyo usabwa ni kimwe no gukanda subscribe kugira ngo hatazajya hagira ikigucika. Hano rero igisozo cya nyacyo nta kindi ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho arenze imirongo yera. Kubera icyo abujijwe kunyuranaho? Nuko uno murongo wera udacagaguye uri mu ruhande rw'iburyo. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa dufite, gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku, ibirango by'umweru. Ese kino cyapa gisobanura iki? Ndakeka ko mugenda mubibona. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bibuza. Bibutsa ko amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda namaze kuyabakorera, yashyira kuri YouTube channel. Uyakeneye usubiraho ukareba video yanditseho ngo ibyapa byo ku mihanda, asigaye nawe ukayireba kugira ngo ikibazo cyo ku byapa cyere kujya kikunanira. Murabizi ibyapa hari igihe babibajije mu buryo bw'amashusho cyangwa bakabibaza mu buryo bw'amagambo. Aravuga ngo hanyurwa mu cyerekezo kimwe, beka ngo ntihanyurwa, seka ngo umuhanda udakomeza, deka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari iki? Kino cyapa gisobanura iki? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, igisozo cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese kino cyapa gisobanura iki? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Kino cyapa gisobanura ko hatanyurwa. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9 kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Urabona ko ibyapa bakunda kubibaza, niyo mpamvu aba ari ingenzi kugira ngo urebe iriya video kugira ngo ibyapa bimeze gutya byere kujya bikunanira. Iravuga ngo aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere. Bega ngo aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. Sega ngo inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Ndeka ngo abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Ese kino gisubizo cy'ukuri hano ni ikihe? Ubusobanuro ndabubaha nyuma, kuko kino cyapa mba nkubwiye ubwoko kirimo wahita umenya igisubizo cya nyacyo. Niyo mpamvu ndakubwira ubusobanuro nyuma. Hari urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Ariko nk'umuntu warebye iyo video by'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda ahise amenya igisozo cya nyacyo. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa butegeka, aho burangwa no kuba bufite ishusho y'uruziga. Ino ntabwo ari mpande 3, ino ntabwo ari mpande 4, ishusho ni uruziga, buso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Rero ibiri gutegeka. Rero iyo nkubwira ngo ni icyapa gitegeka, wari guhita ubona ko se bari no kugutegeka. Inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10 kirabaza ngo kuki iki cyapa cyo mu muhanda
kuki iki cyapa cyo mu muhanda cya mbere kintegeka? Ni ukubera iki kukigutegeka? Iravuga ngo kugendera ku muvuduko uri hejuru ya kilometero 30, beka ngo kutarenza umuvuduko wa kilometero 30 mu saha, seka ngo birabujijwe kugendera ku muvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu saha, beka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo, mbibusa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ikinyabiziga kiba kibifite. Iyo uri kugenda mu muhanda uba uri kureba umuvuduko uri kugenderaho, ntabwo ugenda uri gupima, ahubwo ikinyabiziga kiba kibifite. None hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Umuntu utari kureba nk'ino shusho neza ushobora guhita unyandikira kuri WhatsApp nkaguha dokima irimo ano mashusho narayateguye kugira ngo ujye urabireba neza urebe ukuntu biba bimeze. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cya nyacyo nta kindi ni se. Birabujijwe kugendera ku muvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu saha. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa. Iravuga ngo mu masangano, beka ngo mu bimenyetso bimurika. Bino bimenyetso bimurika ndakeka ko nabikomojeho ndi kubibasobanurira. Ni ibimenyetso bimurika birabyo kuri feruje, biba biri kuyobora ibinyabiziga, bikayobora n'abanyamaguru, bikabarinda impanuka. Akenshi bakunda kubishyira ahantu hari amasangano menshi kugira ngo bitabateza impanuka. Ibinyabiziga rero biba biri kuyoborwa n'amatara 3 ariyo umuhondo, icyatsi ndetse n'umutuku. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, deka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza rero uhitemo igisozo cya nyacyo. Igisozo cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, uratwandikira cyangwa uduhamagara kuri 0788 935 16 tukagufasha kubona kode mu gahe gatoya. Hari abantu benshi mujya mutwandikira harajemo ibibazo gasanga nubwo tubibakemuriye bimanje byatugora, mu gihe uramutse utubwiye twe tukabigukorera nta kibazo kiba cyazamo. Ikindi iyo twagushakiye kode tumenya ko hari umunyeshuri kwitegura gukora, tukagushakira n'imyitozo ihagije tukajya tuyiguhera ku gihe kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Hano rero igisozo cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iki cyapa kivuga iki? Tugeze neza icyapa dufite kiri mu bwoko bw'ibyapa buburira, gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Iravuga ngo aho imihanda ihurira, beka ngo impomane yaho umuhanda umwe urasukira iburyo. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, deka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza rero uhitemo igisozo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisozo cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Igisozo cy'ukuri hano nta kindi ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ubundi kino cyapa gisobanura ko ari ifungana ry'umuhanda, kuko uri kubona ko umuhanda watangiye ari munini ariko wagera imbere ukaba muto. Kino cyapa rero gisobanura ifungana ry'umuhanda. Niyo mpamvu hari igisozo cy'ukuri, kubera batashyizemo ifungana ry'umuhanda gise kiba D, ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo gisobanura kino cyapa. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kibaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze ku kazamuko gashinze cyane? Ugeze ahantu hazamutse cyane uba wakora iki? Iravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago, beka ngo gukandagira ikirenge cya amburiyaje no kuvuza ihoni ryo kumenyesha. Seka ngo kugumana umuvuduko n'icyerekezo wari ufite mu muhanda, beka ngo guhagarara ku mpera z'uwo musozi. Ese hano wakora iki? Twaye ikinyabiziga cyawe ugeze ahantu hari akazamuko gashinze cyane, ese ubyitwara mute? Ese uba wakora iki? Tegereze neza rero mwa bino bisubizo bine baduhaye, nubona harimo igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20.
ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cya nyacyo nta kindi ni se. Ikintu uba ugomba gukora ni ukugumana umuvuduko n'icyerekezo wari ufite mu muhanda. Ndakeka ko wari wamaze kugihitamo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo aha ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ashaka kujya iburyo. Itegereze neza, hari aho umuyobozi w'ikinyabiziga agiye kujya, harimo umuntu ushaka kwambuka uriya muhanda, hari agiye gukatira, agiye kwambuka, undi ari kujyayo. Ese wakora iki? Arabaho gukomeza hagati y'abanyamaguru babiri, mbega nko kuvuza ihoni akongera umuvuduko, sega nko guhagarara akareka abanyamaguru bakambuka, mbega ngo reka abanyamaguru umwe atambuke ubone umwanya wo gutambuka. Ese ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga aba yakora? Ugeze hariya ushaka gukatira, hari abantu bashaka kuhambuka, umwe ajya yambuka ajya hakurya, undi ari kugana hakuno, kandi ugiye kubacamo hagati, uramutse ukase mbere wabacamo hagati. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba gukora iki? Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese igiso cya nyacyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Iso cy'ukuri rero hano nta kindi ni C. Uba ugomba guhagarara akareka abanyamaguru bakambuka. Ndakeka ko mujya mubyumva ngo nta munyamaguru ujya mu kosa, ngo nta munyamaguru ukora ikosa. Akenshi amakosa yabayeho nubwo yaba yatewe n'umunyamaguru bakunda kuyashyira ku muyobozi w'ikinyabiziga. Niyo mpamvu uba ugomba guhagarara ukareka abanyamaguru bakambuka, ukabona gukata hariya wari ugiye gukatira. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 cyabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Murabizi ahantu hose ugeze ntabwo wagenda uri kuvuza amahoni y'ikinyabiziga, hari ahantu biba bibujijwe. Ni hehe rero? Aravuga ngo ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro bikaba bibujijwe. Mbega ngo hafi y'ibitaro, sega ngo hafi y'ubuyobozi bwa polisi, mbega ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ugeze ahantu bikaba bitemewe kuvuza imahoni. Ese aho hantu aba ari hehe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Kuvuza amahoni bibujijwe hafi y'ibitaro. Murabizi mu bitaro haba harimo abantu bagwaye mu buryo butandukanye, rero urusaku hari igihe ruba rwatuma umurwayi amererwa nabi. Niyo mpamvu biba bibujijwe kuhagera ukavuza amahoni. Kandi mukibuka ko ibinyabiziga, hari ibinyabiziga biba bifite amahoni aremeye ku buryo gishobora kuvuza ihoni nubwo waba uri muzima ukumva ko bikubangamiye. None wibaza umuntu urwaye. Murabizi ku misigiti ho ushobora kuyavuza, ku buyobozi bwa polisi naho ushobora kuyavuza, ariko ku bitaro ho birabujijwe. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Aravuga ngo nyuma y'umwaka umwe, mbega ngo nyuma y'imyaka 2, sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ndeka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ese ikinyabiziga ni gishya, kigiye mu muhanda, rero ntigikenerwa gukorerwa isuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo rero hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Nyuma y'imyaka 2 nibwo uba ugomba gusuzumisha bwa mbere ikinyabiziga cyawe. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo igihe ukurikiwe n'ikinyabiziga gitwara abarwayi gicanye amatara y'intabaza arabagirana, wakora iki? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ubonye ikinyabiziga gitwara abarwayi cyacanye amatara arabagirana y'intabaza. Ese uba ugomba kugira iyihe myitwarire? Ese uba wakora iki? Aravuga ngo kugihigamira ku kanya, ndetse byaba ngombwa ugahagarara. Mbega ngo kongera umuvuduko kugira ngo ugisige, muri make mugasiganwa. Sega ngo kugumana umuvuduko wari ufite, ndeka ngo guhagarara bitunguranye mu muhanda. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Bibutsa ko bino bibazo gutya babibaza, iyo bagiye kubibabaza ntabwo bahimba ibibazo, n'ubundi barongera bakaguhereza bino bibazo gutya bimeze. Niyo mpamvu kugira ngo ukore rimwe utsinde nta kindi bisaba, ni uko warabonye imyitozo ihagije ukayikorera ku gihe. Niyo mpamvu twazanye ino channel kugira ngo ibafashe mwe biba bitashobokera kuza mu shuri,
kugira ngo mubone imyitozo ihagije. Ikizame cyose gikozwe muhite mukibonera ku gihe. Murabizi iyo umaze nk'icyumweru kimwe cyangwa kimwe n'igice cyangwa bibiri, ni nkaho kiriya gitabo cya biriya bibazo byose babaza uba warakizengurutse. Noneho tukabafasha no kubashakira amasomo iruhande yo kugira ngo murusheho kumva bino bizame biba byakozwe. Nka kano kanya ukeneye ko hari ikintu tukwigisha, ucyandika muri comment tukagikurikizaho. Rero hano ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo. Ikintu uba ugomba gukora, uba ugomba kugihigamira ako kanya, ndetse byaba ngombwa ugahagarara. Murabizi biriya binyabiziga bitwara abarwayi akenshi bari gutabara ubuzima bwa muntu. Akenshi uwo murwayi arijya aba arimo amerewe nabi. Rero ikintu uba ugomba gukora ni ukugihagamira ako kanya, ukareka kigatambuka. Byaba ngombwa ukanahagarara ukamanza ukagiha inzira kigatambuka. Ndakeka ko rero wari wamaze guhitamo iso cya nyacyo. Ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kiriya kinyabiziga kiri mu bwoko bw'ibinyabiziga ndakumirwa. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18. Kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tugeze neza. Icyapa waduhaye nacyo gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara bikoze utuntu tw'udufureshi tugenda twizengurukanaho. Ese kino cyapa gisobanura iki? Ndakeka ko mwamaze kubimenya ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira. Niba utari ubizi, ujye kuri YouTube channel yacu cyangwa ujye muri comment ya mbere araba ari link ndabashyiriramo y'ibyo byapa byo ku mihanda kugira ngo uhite uyigeraho. Twige ibyapa nitujya tugera ku bibazo nk'ibi. Mubonye ko ibibazo byinshi bakunze kubaza ari ibyapa, asigaye uzatsindire ku manota hejuru kandi bitakugoye. Ari abo mu muhanda uzenguruka, mbega ngo igice cy'umuhanda uzenguruka, se ngo abanyamaguru banyura, aho banyura bazengurutse. Mbega ngo ibisubizo byose nibyo. Ese kino cyapa gisobanura iki? Ese iso cy'ukuri ni A, umuhanda uzenguruka? Ese iso cy'ukuri ni B, igice cy'umuhanda uzenguruka? Ese iso cy'ukuri ni C, aho banyura bazengurutse? Cyangwa ni D? Ibisubizo byose nibyo. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cya nyacyo. Ndakeka ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, aho banyura bazengurutse. Ndakeka ko wamaze kugihitamo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe abonye icyapa kiburira cya mpande eshatu gitukura mu muhanda. Aravuga ngo hagarara utegereza amabwiriza. Mbega umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Sega ngo kukireka ukagumana umuvuduko wari ufite ugakomeza. Mbega ngo hagarara kuri icyo cyapa cya mpande eshatu mbere yo gukomeza. Biriya cyapa hari igihe bibaye ngombwa bitewe n'uko hari imirimo iri gukorwa mu muhanda, cyangwa hari ikintu cyabayemo kidasanzwe, ari nk'ikinyabiziga cyagonze wenda kikagwa mu muhanda. Hari igihe bakoresha kiriya cyapa cya mpande eshatu gitukura kiburira bakagishyira mu muhanda. None bari kukubaza ngo iyo ukibonye kiriya cyapa cya mpande eshatu mu muhanda, ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba gukora? Hano rero hari ibisubizo bene baduhaye. Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo. Ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere, ukagenda gake wagabanyije umuvuduko n'ubwitonzi, uteganya ko hari icyago gishobora kugutungura imbere. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo B. Ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma. Kirabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Aravuga ngo babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije. Mbega ngo ibumoso babona iby'ibara ryera. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mbega ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zigomba kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo bumeze ute kugira abagenzi babibone biboroheye bitabagoye. Ibintu by'ingarurarumuri ndakeka ko nari babibabwiyeho. Ubwo rero ndakeka ko kino kibazo ugiye kugikora. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko bitewe n'akazi ukora katakwemerera kuza mu ishuri,
urahita utwandikira kuri 0789935626 tugufashe. Aravuga ngo babona iburyo bwawe iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije, naho ibumoso kuri B babona iby'ibara ryera. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo kuri C ni nkaho bavuze ngo babona iburyo bwawe iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije, ndetse ibumoso bakabona iby'ibara ryera. Ese hano izi nkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda ziba zishobora kugaragazwa n'ibikoresho by'ingaruramuri bishyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buhe buryo? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cya nyacyo ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hari iso cy'ukuri nta kindi. Ndakeka ko wamaze kubyitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A iravuga ngo babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije. B ikavuga ngo ibumoso babona iby'ibara ryera. Ndakeka ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije. Hari ikibazo wagizemo uhita utwandikira kuri 0789351623 nkagusobanurira serivisi yo kugusobanurira aba ari ubuntu. Ikindi byo ni ukubibutsa ko amasomo ahari ari menshi. Mwebwe icyo musabwa ni ukanda subscribe isaha n'isaha. Mushobora kunyandikira ikintu mushaka ko mbakurikizaho, ko bigisha muri kona cyabafasha kumva bino bizame tuba twakosoye biba byakozwe, kugira ngo nimugerwaho muzatsindire ku manota hejuru kandi bitakubagoye. Nkomeje gushimira abantu baba bavuye gukora, abize uvuye gukora ariko ukagaruka kuri YouTube channel gushimira. Muraba agaciro. Noneho niba ufite umuvandimwe wawe nawe ushaka kwiga amategeko y'umuhanda, muhereze link aze twigane. Murabizi hano intego no gukora rimwe tugatsinda. Abantu bari hafi gukora amahirwe masa, ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha.